abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'190 cy'ikinamico Shira Impumu, aho Ndori nyuma yo guhabwa imbabazi na bagenzi be babana muri club dufatanye urumuri kubera amakosa yakoze yo gukwirakwiza ibihuha n'imvugo z'urwango ku mbuga nkoranyambaga, yiyemeje gufata ingamba zirimo kujya abanza gushungura no gusesengura inkuru zose abonye mbere y'uko azoherereza abandi. Hagati aho Rose arashaka kuzatunga umukunzi we Simbikangwa akamwifuriza isabukuru y'amavuko. Ese we yasabye kuzamufasha, bazabigira ibanga. Macibiri nk'umwana uri mu biruhuko yiyemeje kujya ashaka akanya agasubira mu masomo y'ibyo yize. Naho umuryango wa Musafiri na Veronica ukomeje kurangwa n'amakimbirane. Ese Mama Club dufatanye urumuri izakomeza kuba hafi nyuma yo guhora bagira inama ntibazishyire mu bikorwa? Mu kubamara amatsiko, reka marike mukurikire igice cy'191 cy'ikinamico Shira Impumu. Ese kava amahanga yagiye hera ngo aziyongereze nk'ubwatsi? Aho Fulmina ndamusanga yuko namukereje. Ndabona ngeze reka nsuhuze. Aba hano mwiriwe? Uwo si mujyanama uhagezera? Mwiriwe, nimukomeze turi mu gikari. Uraho Folomi? Uraho neza mujyana? Amakuru y'imisira? Amakuru yari meza. Uzi ko mperuka hano kera? Ndabona waravuguruye inzu yawe. Yewe byo hashize iminsi. Menye uheruka hano uje kugura ka gahene. Ndumva ari byo. Reka nkuzanira agatebe mu nzu tube tuganira. Uyu mubyeyi rwose yari yubatse. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yishatsemo ibisubizo pe. Uzi ko abagabo benshi aturusha urugo rukomeye. Mujyana, akira agatebe wicare tuganire, dore duherukana kera. Kandi n'ubushize ntiwaje mu nama ya club dufatanye urumuri. Yewe ntabwo naje, nari nasabye agahushya. Hari mwene wacu utuye i Kigali wari urwaye, nari nagiye kumusura. Ahubwo mbwira, mu nama se mwiziki? Twaganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo imyiteguro y'umuganura, nuko twakomeza gufasha umuryango wa Musafiri na Veronica bakava mu makimbirane. Ndumva mwaraganiriye ku bintu by'ingenzi. Nizere ko kabano n'uw'amahoro bababwiye ko twifuje gusura uriya muryango bakatwima ikaze. Yego mu nama barabitubwiye. Mujyana, nge numva tugomba gushaka ubundi buryo twabafashamo, kuko amakimbirane yo mu muryango atangira gahoro gahoro bikarangira afashe indi ntera. Rwose tugomba kubaba hafi. Ibyo uvuze nibyo Folomi. Ahubwo se mujyana, ibijyanye n'imyiteguro y'umuganura mwanzuye iki? Twanzuye ko tuzahuza amikoro atandukanye yaba ibiribwa cyangwa amafaranga, ubundi tukaremera abantu batabashije kweza uyu mwaka kubera impamvu zitandukanye. Ni ukuri rwose mwagize neza. Ese Zawa, uruhuka ryari ko buri gihe nyuze hano usanga uri gukora? Akazi yo nakabonye ndagakora Mukamuso. Icyo nkukundira ni uko utajya ucika intege ku murimo. Ntubone dufite akazi kenshi mu mpeshyi ngo ugire ngo niko bihora. Umva rero nkubwira icyo nagushakiraga Mukamuso. Cya kibanza nakiboneye umukiriya. Uravugisha ukuri Zawa? Aratanga ngahe? Umukiriya nabonye arafatika rero. Ubwo uzi ko ari umudiaspora? Ubwo ari umudiaspora ubwo afite amafaranga. None se yageze ku kibanza aracyitegereza Zawa? Namwoherereje amafoto ambwira ko ejo azaza kukireba. Ahubwo nawe uzaba uhari. Azaza sangahe se? Ndaza kumubaza isaha ndakubwira. None reka nkureke ubudoda, ubwo turaza kuvugana. Nta kibazo Mukamuso. Ubwo nibicamo uzampaye ubukomisiyoneri. Humura ibyo nta kibazo Zawa. Uriya mbona si Mukamana uri gucuruza amagira, reka mwegere musuhuze. Wiriwe Mukama? Wiriwe maho.
wiriwe uyu mushinga wo gucuruza amagi se wawutangiye igihe ki? Wishinyagura. Aya magi se ko ari aya za nkoko zanjye naje kugurisha. Ese mama nagize ngo ni umushinga watangiye. None se mukama aya magi 10 niyo yakuzanye ku isoko? Ariko w'amahoro nawe urasetsa. Atanzana se. Ubu se ntayazana ku isoko? Amafaranga yo kugura agasururu nari kuyakura he koko? Ese mama washaka amafaranga yo kugura agasururu? Nizera ariko ko kuri aya magi hari yose igiye abana yo kurya. Ngo ngira nte? Mbasigira amagi se mu rugo nta bindi biryo bafite? Ukize ngo iki mukama? None se bari abana bawe ntabwo ujya ubatekera amagi? Ariko w'amahoro wagiye ugabanya imiteto. Ubu se amagi nayatekera abana, amafaranga yo kugura peteroli cyangwa agasukari nkayakuraho w'amahoro. Buriya koko wirengagije ko ejo bundi abana bawe bari mu bo basanganye ikibazo cy'imirire mibi mu mudugudu wacu. Ariko ye batabasangana ikibazo cy'imirire mibi, hari se bageraho kubahahira? None se mukama, ubu koko abana bawe bagiye kuzarwara bwaki witwaje ko nta se bafite? Erega burya gutegura indyo yuzuye ntabwo bisaba amafunguro ahenze. Dore nk'ubu byinshi urabyifitiye. Nibyo se koko w'amaho? Mpereye nko kuri aya magi waje kugurisha, amata, ibyo byose biri mu byubaka umubiri. Burya bwose? Ntabwo wari ubizi se? Naho mu bitera imbaraga dusangamo nk'ibirayi, imyumbati, ibigori ndetse n'ibindi. Kandi ibyo nabyo urabyejeje mukama. None se hari umunsi w'isoko nsiba kubigurisha? Si byo se nakubwiraga? Naho mu birinda indwara dusangamo imboga rwatsi, izi dusoroma mu murima umuntu agahita azitegura atabanje kuzibika. Hakabamo n'imbuto zitandukanye nk'amacunga, amapapayi ndetse n'izindi. Wabyumvise mukama? Yewe, burya koko abatabizi bicwa no kutabimenya. Izo mbuto se zo nazibura? Ikigaragara cyo nuko ibi bintu utabishyizeho umwete. Usiko wagira ngo uri umujyanama w'ubuzima? Ibyo bintu byose wabyigiye. Ariko uzi ko utajya witabira igikoni cy'umudugudu? Kandi ibi byose nkubwiye niho tubyigira. Wowe uragenda udufaranga twose ubonye ukadukoresha winywera umusururu, niwite ku bana bawe. Uw'amaho, ni ukuri ngiye kwikubita agashyi. Dore nabaye iciro ry'imigani mu mudugudu. None se barabeshya? Abana bawe ntibari mu bafite ikibazo cy'imirire mibi mu mudugudu wacu? Ubutaha nawe uzitabire gahunda y'igikoni cy'umudugudu, dore tuziga uko bategura indyo yuzuye. Nzaza rwose kandi urakoze kungira inama. Maze rero ube wiriwe. Reka nanjye ndebe utwo mpaha mu isoko. Wirirwa w'amaho. Ubwo tuzahurira kwa Mukamusoni tugiye kumuganuza nk'abagize karabu dufatanye urumuri. Sawa sawa nta kibazo ye. Mushikiwa, wihangane rwose ejo narakubeshye sinaza kukureba. Ese byakugendekeye bite? Ko nanaguhamagaye ngasanga telefone yawe ntayiriho. Wahora n'iki ko telefone yanjye ejo bundi yituye hasi gapfa? Mpore. Icyo nagushakiraga rero, nagira ngo tuganire kuri ya gahunda y'uburyo bazaza gufata irembo rya kampiri. Yame nka data, ubukwe baratashye, none se Fromi wowe wabitekereza gute? Yewe, ubwo mperutse kuganira na kampire, yarambwiye ngo tuzaganire tumumenyesha aho bazaza gufatira irembo. Ariko njye ndumva nta kibazo kirimo. Kamira uriya ni se wabo, nawe uri nyirasenge. Irembo barifatira iwawe cyangwa iwanjye, ndumva nta kibazo. Ese ubundi Kamire ko atahisemo ngo atubwire aho yumva barifatira? Yaduhaye icyubahiro nk'ababyeyi kugira ngo natwe tubiganireho. Ikindi kandi burya kampira aracyagutinya, nkaba numva rero irembo ryazafatirwa iwawe kugira ngo bibere kampira ikimenyetso cy'uko wahindutse kandi ko witeguye kumufasha mu bukwe bwe. None se Fromi, na n'ubu Kamire ntaremera ko nahindutse? Erega buriya kuba waramubuzaga kubana n'uwo yikundiye ngo nuko badahuje amateka byamuteye igikomere rwose. Ariko rwose agomba kumenya ko nahindutse. None se ntazi ko mbifashijwemo n'umushinga dufatanye urumuri nanyuze mu biganiro by'isanamitima? Ibyo byose narabimubwiye, ariko nawe ugomba kugira icyo ukora akabona ko wahindutse by'ukuri. Fromi, ibyo uvuze nibyo. Reka irembo rizafatirwa iwanjye. Nuko rwose musaza wa. None se Koro, cya kibanza washakaga kugura warakibonye? Hari icyo Zawadi yandangiye gikora ku muhanda, ejo tuzajyana kukireba. Musaza wa, uzihangana usubire i Burayi ukiguze. Dore ubutaka bw'inaha bumaze guhenda. Ibyo uvuga nibyo pe. Aho ibwira amahoro n'inyamitavu tuboneye umuhanda wa kaburimbo, ubutaka bwarahenze. None se Zawadi yakubwiye ko icyo kibanza ari icyande? Yambwiye ko ari icya Kimonyo na Mukamusoni. Bara ni inshuti zanjye, ahubwo ba wegeranya amafaranga. Niba icyo kibanza kiri ku isoko tuzakigura nta kabuza. Ubwo muziranye kandi mukaba muri inshuti, ibyo biroroshye. Ahubwo ejo uzamerekeze tujyane kukireba. Yewe, ntugire ikibazo rwose ndahari.
none se mushikiwa ubu koko tubiyiburaye tutamenya amakuru y'aho bashyize imibiri y'ababyeyi bacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ngo tubashyingure mu cyubahiro? ni ukuri ntako ntagize. yewe na karabu dufatanye urumuri nayo yaradufashije. yabafashije ite se? bagiye basaba abantu bafite amakuru y'ahakiri imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside ko bayatanga bagashyingurwa mu cyubahiro. harya na Musafiri ufunguye ejo bundi yakubwiye ko nta makuru afite kandi yaje mu gitero cy'abaje kwica iwacu. nawe yarampakaniye pe. ariko se mushikiwa ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yakozwe ku manywa y'ihangu, kuki abafite amakuru y'ahari imibiri y'abacu batayaduha ngo tubashyingure mu cyubahiro? musaza wa ngiye ntekereza ko abantu bagifunzwe batarataha harimo abafite amakuru. reka twizere ko hari amakuru mashya tuzamenya. cyakora nabonye naho inyigisho za karabu dufatanye urumuri zarafashije benshi mu gukira ibikomere by'amateka. ababashije kwitabira ibiganiro byo mu matsinda y'isanamitima byarabafashije cyane rwose. kuwamaho karamesheri uratebuka bumwe pe agatoki washyizemo ubunyobwa kari karyoshye. urakoze gushima mugabo mwiza. ese mama sinabonye mu murima hasigayemo ikindi gitokira nacyo rwose muzagiteke ntituzakigurisha. ariko ubwo muri ukuntu gutera rero urutoki byanduhije. ahubwo muranyibukije umunsi twavuniye muzambabare dusukire Foromina, ariko muzirikana ko ari we waduhaye imibyare. uriya mubyeyi ntacyo twamunganya yarakoze. ubundi biragoye kubona umuntu uguha imibyare y'insina ingana kuriya ku buntu. abandi se nimuzi ko bayigurisha. muzanyibutse ku muganura tuzamusukire saa twahishije urwagwa tuzamuganuza. ahubwo uvuze iby'umuganura uranyibutsa sheri. akwibukije iki se mama? mu rwego rwo kwizihiza umuganura nk'umuryango rwose muzareka ari njye uzabaganuza. rwose kuva watangira ubucuruzi ntabwo wari wadusengerera njyewe na papa, kandi uzi ko twabigizemo uruhare mama. harya ubwo bizitwa kuganura cyangwa ni ukudusengerera? ni ukuganura da. none se nimuzi ko kwizihiza umuganura muri iki gihe yarenze kwishimira umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi gusa. ubu byageze no mu zindi nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu, aho buri wese mu byo akora agomba kwishimira ibyo yagezeho akaganura ndetse akaganuza n'abandi. nta munyagara w'umurimo da. dore aho ugiriye gucuruza usigaye wunganira umuryango. nubwo ku muganura tuzishimira ibyo twagezeho, ariko nk'umuryango nanone tugomba gufata ingamba zizadufasha kurushaho kongera umusaruro kandi tukanoza akazi dukora. ibyo uvuga nibyo karinganiye. mbega ikibanza cyiza we. niko mukamuso ntabwo narinzi ko iki kibanza ari icyanyu. ubu butaka ni ubwacu, ni uko bakomeje kuduhenda tukaba turetse kuhagurisha. nizere ko mwateguye umushinga muzakoresha amafaranga Claude agiye kubishyura. urumva amafaranga yabura icyo akora koko zawa? hari abagurisha ubutaka amafaranga babahaye bakayinezezamo da, bakajya bakaranga ifiriti no mu mibyizi bakayambaramo neza ugasanga bapfiriye ubusa. Zawadi rwose uri umuti w'amenyo. amafaranga y'ikibanza wayatekamo ifiriti agashira. yashira da. iyo ukoresha amafaranga utayasubizaho ntumenye uko bigenze. ibyo muvuze nibyo, ariko umuntu ajya kugurisha umutungo utimukanwa bitekerejeho. none se iki kibanza cyawe urakigurisha angahe? urebye ntabwo gihenze. ese zawa kutari warambwiye ko umukiriya uzanzanira ari musaza wa Jeannette? noneho waje utazi uwo mugiye kugura. reka da, Zawadi ntabyo yigeze ambwira. rwose tukimara kumenya ko iki kibanza ari icyanyu byaradushimishije. erega burya kugura n'uwuzi ntako bisa. ahubwo natubwira igiciro tujye mu kazi, dore amasaha arakuze. yewe muraza kwihangana, gahunda zahindutse bitanturutseho. ugize ngo iki mukamuso? none se ntabwo mukihagurishije? oya mukamuso, nizere ko ibyo bintu utabidukora. hari akabazo kajemo, ntabwo iki kibanza tukikigurishije. tubwira ikibazo wagize tugufashe kugishakira umuti, ariko rwose iki kibanza tukigure. erega ntabwo byakunda. mukamuso urampemukiye pe, ubu mpinduye injajwa. mukamusoni ahinduye gahunda yanga ko ikibanza kikigurwa na Claude musaza wa Jeannette. ese ni iki kibyihishe inyuma? ntuzacikwe n'igice k'192 cy'ikinamico Shirimumu. hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0788306539 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico Shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. ikinamico Shirimpumu itambuka kuri radiyo Rwanda buri wa kane saa 12:45
mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.